ubuzima bwanjye njyewe ni ukubona nta mibereho mfite. Imibereho yanjye urabona ukuntu umeze, ni ukuvuga ngo mba nanyweye ibinini, ariko mu mibereho y'icyo kurya ntacyo mbona. ubwo iyo nanyweye ibinini biba bisaba ngo mbone n'ako gakoma cyangwa n'ibyo kurya kugira ngo ibi binini bimvemo. Njyewe kwicuza ntabwo nakwicuza kuko naharaniye Abanyarwanda kugira babone imibereho, babone umutekano no kubaho. Niyo nagenda ndi umwe Abanyarwanda bakabaho, bazahora bavuga ngo iriya ni intwari yaguye ku rugamba cyangwa yaguye iharanira Abanyarwanda. Abantu bakorera Imana n'abandi bizera Imana bajya bamfasha kugira ngo mbone uko mbaho, kugira ngo mbone ubuzima bwanjye, kuko ubuzima bwanjye ubu narabuhebye. Naravuze ati mbese isaha n'isaha igihe nari nava mu mubiri bagumye bagwana ubwo rugamba nabo. Yego. Ese Felicien, wenda ikibazo cy'amasiko, iyo urebye ubuzima urimo ukareba ukuntu uhangana n'ubuzima nabwo byaranze bimeze gutyo, ariko ujya wicuza kuba wenda waranyuze mu gisirikare cyangwa kuba warabaye umusirikare? Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye muri kano kanya, reka mfata uno mwanya nongere mbaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Hano ni kuri Iris TV, nge nitwa Jado Tuyishime. Mbaye ikaze abantu mwese muri mu Rwanda, Abanyarwanda mwese mudukurikiye, yaba bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye. Nkuko nkunda kubivuga iteka, ndabashimira cyane. Rero uyu munsi twongeye gutembera mu karere ka Musanze bitewe n'akazi ka buri munsi tuba turimo, kugira ngo turebe byinshi bitandukanye hirya no hino. Ariko bimwe mu byatumye dukora runo rugendo ni ukugira ngo twongere guhura n'umugabo bita Felicien. Twaganiriye. Felicien, amakuru urakomeye? Ni meza. Twongeye kukwakira nanone kuri Iris TV. Yego murakoze. Ndi kubona nanone duhuye nta mbaraga nta murare, uri ku bitaro, uri kwa muganga. Umerewe ute ubu ngubu, ubuzima bumeze gute? Aho nsanze nuko ndi hano kwa muganga, ni ukuvuga ngo ubuzima bw'imibereho by'ibyo kurya, cyangwa hari abihaye Imana banyohereje 3,000 n'abandi bagenda bamfasha mu ubwo buryo, niko mbayeho. Ahubwo ndatangariza ko abantu bihaye bakorana n'Imana b'abarokore n'abantu bihaye Imana ko bajya bafasha nk'abantu nkatwe tutagira kirengera. Kirengera irahari, kirengera irahari. Nshimire n'uwo muvandimwe wagize gutya akagira akana koherereza, ndamushimira. Hanyuma rero n'abandi wenda bagiye bakoze udufaranga cy'5 iki, nabo ndabashimira. Gusa biri hasi cyane. Mpuye na Felicien akimeze nabi, arwaye, donc atari mu buzima bwiza. Ndavuga ni reka muganirize, wanamuga menye bimeze biti. Bishize twakoze ikiganiro, abantu bagiye batanga ubutumwa butandukanye. Ntago ari byiza ko twaganira tunagaruka no kureba ikiganiro twakoze cyatanze musaruro ki. Aka kanya renda navuga ngomya ngushimira wenda komisiyo ishinzwe demobilisation yagufashije, ubu ngubu ukaba ufite ahuri byibuze. Ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo ndabashimira kuko babashije kutuvugisha bavuga ko bakuzi, wenda nubwo nta kintu gikomeye cyane kirakorwa aka kanya cyahindura ubuzima bwawe, ariko turabashimiye. Hanyuma nshimira abantu bose batanze comment ku kiganiro cyabaye. Uyu mugabo rero ni Felicien, umwe mu barokotse accident y'indege, yari mu butumwa bw'igihugu. Ari benshi bagenda mu butumwa bw'igihugu bagaserukira igihugu bakarwana bagatanga imbaraga n'ubuzima, nawe rero ni mu bahoze muri abo ngabo. Uyu munsi rero tumufite nk'uri mu buzima bugoye, nk'uri mu buzima butameze neza, ariko tugomba kumufasha uko byagenda kose. Aka kanya rero agiye kudusangiza nanone nyuma y'ikiganiro. Ese arabaguhamagaye bakubwiye iki? Arababonye se wibuka? Turebe mu by'ukuri ibitekerezo by'abantu bagiye batanga bitandukanye. Felicien,
karame. bamwe mu baguhamagaye se hari abo nabonye bavuze ati mwari muziranye accident mwagize mwari muri kumwe byinshi bitandukanye nagiye mbibona nabaguhamagaye mukibukiranya wampamagaye na fande mugabo twabanaga mu 55 ubwo nawe yagize akamfashaho ubwo afande mugabo aravuga ati wabaye kwa Kennedy ndi opitiwo ati nawe uri staff sergeant ubwo rero afande mugabo ndamushimira n'abandi ntaza amazina yabo bo hirya no hino wenda ngiye icyo natangariza wenda nk'abakorera Imana bagumya kutwitaho kuko ari wo miryango twasigaranye kuko nta babyeyi dufite nta n'indi mibereho yindi dufite nicyo ngende gutangaza bakagumya kutwitaho kuko nta kirengera dufite kandi akaba nta n'imbaraga dufite zajya guca inshuro y'uko twabaho. Yego birumvikana. Mu by'ukuri nabonye ari abantu benshi bagaragaje ku mwari situation y'ubuzima mwanyuzemo bayizi ndetse mwabinyuranyemo za Camp Nkuyu, Papa Pueto, Kilovinti, Mbanza Ngungu hose za Kosovo na Kindu wagiye utugishize hose twarabaye twarahageze na za Karime na za Kindu na za Moba na za Muba ushize waratuganirije ugakomeza za Nyunzu ugakomeza za Nyemba kuko twuriye tuya gutera twagendera na tirene tirene mu kindi kirimi ni igenda kuri rayi bayita tirene ni ukuvuga ngo tirene ntago ingenzi ko ari tirene kuko nize muri Kongo ngewe nkoresheje igifaransa ni tirene igenda kuri rayi ntago ndi kuyita nyumva neza tirene ni ukuvuga ngo cya kimodoka kirekire kigendaga kuri rayi niyo bita tirene. hari abagabo bagiye bavuga ko muziranye sinzi niba wabonye amahirwe yo kukuvugisha ari nk'uwitwa nka Edouard Sindayigaya ntago yigeze ampamagara ntago yaguhamagaye ariko uramuzi abo bose turaziranye abo bose muraziranye muri comment rwose bagiye babigaragaza ko bakuzi nibyo Hakizimana Protogene uramuzi avuga ati mwari muri kumwe so rero reka aka kanya wenda mbere ko tuninjira ku buzima uri mu bungubu ugiye no gusangiza abantu kuko bishize twaganiriye kuri situation y'ibintu byose byagenze nitwareba deep noneho aka kanya ubuzima urimo uko bumeze kugira ngo n'umuntu udukurikiye aze kugira umutima wo kuvuga ati uyu mugabo ari iki kintu nakora nshaka uyu munsi ngewe ikiganiro cyane twakoze nari ngamije kugira ngo dushake amaboko y'abantu dushake imbaraga abantu bagufashe kuko ngewe donc bikamivuga gutyo ubuzima mbona nkubonamo bunera agahinda ikindi kandi uri muri condition zigoye ufite uburwayi ufite umugore n'abana ugomba kwitaho nta kintu kimwe ukora niyo umuntu akurebye gutyo mu muhanda abona ko uri mu buzima butoroshye so hagati aho ubundi mbere ya byose ko tuza no kuri iyo ngingo nicyo ushima Imana aka kanya kuba ukiriho kuba waragize amahirwe yo kuba utaraguye muri situation wanyuzemo ngenda shima Imana cyane cyane ndashimira Perezida wa Repubulika wasizeho kubakira abamugariye ku rugamba nkongera nkasimira komisiyo itwitaho ireba ubuzima bwacu bwa buri munsi nawe washangije Abanyarwanda uko tumeze ndagushimira nabo batera nkunga bo hirya no hino badufasha wenda bya buri munsi byo kurya nabo ndabashimira hari abo hirya no hino badufasha ntaza amazina yabo nabo ndabashimira cyane
gusa kugira nuguhozaho kuko turi abana banyu nta handi mwadushira nubwo tumeze gutya wenda tuzakira kwizera kubwo kwizera Imana nibyo nabona navuga kuko njyewe nshima iyo mbonye icyo kurya mpita njya mu buriri nagize agahenge k'umutwe gutamenetse kutari kundya ngashima Imana n'ubu ndi gushima Imana kuko turi kuvugana iyi saha kuko iyo nanyweye ibinini bisaba ngombwa ngo nigwe mu buriri iminsi 2 noneho bajye bangezaho utwo kurya tworoshe ubwo rero bose ndabashima abantu bihaye Imana cyane nibo ndi gushima n'abandi bo hirya b'Abanyarwanda bafite imbabazi kuko twabayeho mu bihe bigoye kandi n'ubu ndacyari mu bihe bigoye ariko ninoroherwa nanjye nzabashimira hanyuma ubuzima ibihe bigoye situation urimo aka kanya wayisangiza abantu gute ku munsi wa mbere mu rugo donc ubuzima bwo mu rugo aka kanya wabuvuga gute urimo aka kanya ubuzima bwo mu rugo nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo iyo nanyweye imiti ntabwo mbonaga ibiryo bihagije wenda nk'agakoma namara kubona nk'agakoma ubwo niho ngarura ubuyanje ubu ngubu ni ukuvuga ngo iyo ndi hano ku bitaro bya Ruhengeri abenshi bakagemurana ibyo ndyaho nibwo buzima mbayeho ubwo iyo umugore ataje ubwo nanjye ndaburaraga ariko iyo mbonye nk'umuntu unyohereza wenda nk'ayakagati ndagenda nkakagura udusagutse nkaduha umugore akayagenda agahaha agateka kuko niwe ukunda kugira telefone kuko iyo nari mfite telefone ya yindi mwari mwarampaye byaranshanze ndayimena ubwo ni ukuvuga ngo agatelefone dukoresha ni kamwe mu rugo ubwo rero mu buzima mbayeho nta bundi kugeza ubu madamu yari yagira ikintu abasha kubona cyo gukora ntacu ntacu yagiye kwiga umutobo kwiga iki kwiga imashini kugira ngo abone uko tubaho ariko ubwo korona yaraje korona imaze kuza ntago bakomeje kwiga ubwo bahise bataha baza mu rugo ubwo yicaye ubusa ni ukuvuga ngo ni ukwicara aho dutuye nta masambu tugira nta no kwatisha tugira ni ukuvuga ngo baduhaye inzu gusa n'imbere gusa ubwo ni ukuvuga ngo ni uko tubayeho mbese muri make yego ntabwo byoroshye kugeza ubu nawe nturatora akabaraga ngo ugire ikintu wakora cyatuma ntacyo nakora ubu sinaba ndi gutengurwa cyangwa kwa kuboko nakweretse kwabyimbye nubwo kuri uko byimbuka gahoro gahoro nuko kuguru nambariyeho bote urabona uko koroshe ariko ubu ndi kwambara bote uko biri ubu ndi kwambara bote kuko za nkweto naje nambaye byaranshanze nazo ndazita ubwo nibwo nagarutse hano mu bitaro bya Ruhengeri na za nkweto warazitaye ubu ngubu nta nkweto na zimwe ufite nta nkweto mfite ni ukuvuga ngo n'utu ngutu ni umuturanyi wabonye ndi kugendesha ibirenge abaratumpaye abaratumpaye ngo buragendera muri bote ubu ibirenge byahindutse umweru kubera guhora muri bote ubu imyambaro se urayifite imyambaro iyi ngiyi ntubizi si nari mfite ka gashati kameze guca byaranshanze ndagaca gacitse ubwo hari uwampaye kano gashati
ubwo imbeho nyine nuko nyine meze nuko mbayeho uvuga ngo ikintu cyitwa umwenda n'uyu mfite gusa n'inkweto ugira n'izo bote n'izi gose nta kindi ugira naho za nkweto narazitaye yo mu bigunda ubwo bamfata banzana n'ubundi ku bitaro ubwo nyine nari nkiri n'ubu ngubu ndacyari mu bitaro bya Ruhengeri nuko bari banyohereje kuza kwikingiza dore ako bampaye ko kwikingirizaho ngaka ubwo ngiye guhita ngenda nsubire ku gitanda ubwo ntegereze ko umugore yaza cyangwa natanaza ndajya mu bari kugemura hano bampe utwo kujya nuko nsubire mu njyame niyo mpamvu ubu ngubu nanyweye imiti niyo mpamvu meze guca mu byihanganire niyo mpamvu mbona uri usa nk'uri gutengurwa hari umushobora gutekereza avuga se ubundi Felisi umuntu amufashije n'ubundi akamuha iyo myambaro cyangwa akamuha ibindi bintu ubwo ntiyazabita cyangwa bikagenda gute hari uri kumva byibuze hari icyizere cy'uko hari n'inkunga wenda zibonetse wazibungabunga umugore akunda kutubungabunga akampa agashati gafuze ubwo iyo abonye byanshanze agerageza gufata kumba hafi noneho bakanjyana ku bitaro nta mutungo wangirikaga yakwangirika se umutungo atagira nta mutungo nangiriza njye mbonye ubuzima ubayemo n'ukuntu umeze ni kwibaza umugore wawe abasha kubyakira ubona nta kibazo kuko ibushize twari twaganira umbwira ko yigize kuguta kubera ukuntu wari umeze akigendera kugeza ubu ngubu umugore ari kugufata neza ari kukwakira ari kubera ava hano ku bitaro bya Ruhengeri akagera mu Burera agendaga n'amaguru kubera ikibazo ni itike urukumva akagenda n'amaguru agahaha uturayi cyangwa agashaka uturayi akadabanganya akanzanira nk'ubaheruka kugera hano ejo ubu ngubu ni ukuvuga ngo njye ntunzwe n'aba ngaba bose bangaburira baba bagemuye okay ntabwo byoroshye none se Felicien wenda byibuze cyagiye dukora ikiganiro abantu benshi b'ingabo bakubonye byibuze babasirikare bagenzi bawe mwakoranye igisirikare cyangwa se n'ubu ngubu bigize bagusura mu rugo ntabwo bigeze bansura kuko urebye ubuzima mbayeho ntabwo bigeze bansura ahubwo ubwo mubonaga wenda bohereje kuri telefone nk'udufaranga nabwiraga umugore ati reba utwo bohereje jya guhaha ariko na n'ubu ngubu telefone niyo isa nk'aho ingaburiraga kuko mbeshejweho n'abaturage n'abantu bose bagiraga imbabazi naho urebye utarebye ku mbabazi nta kundi kuntu byagenda aka kanya ugize amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu cyangwa se bikangombwa ko wenda ubutumwa bumugeraho n'icyo wamusangiza n'icyo wamusaba n'icyo wamubwira icyo namubwira nuko icyo namubwira cya mbere nuko yatwubakiye akatwitaho na n'ubu ngubu ndacyamushimira kuba nkihumeka ni ukubera we nawe n'abaturage bagiye banyamba bakansanga bari kudufasha ku buryo bwo kujya ubundi umugore niwe wagira icyo yashobora naho njyewe ntacyo nashobora hanyuma Felicien kugeza ubu ngubu bimwe mu bihe wahuye nabyo utazibagirwa cyangwa se byari bikomeye mu rugendo wanyuzemo uri kiringabo ni ibiki urugendo nanyuzemo rwatubanye rurerure
urugendo nanyuzemo rwatubanye rurerure, ni ukuvuga ngo njyewe nigaga muri Kongo. Mu gihe cyo kwiga muri Kongo, ubwo u Rwanda ruraterwa, bambe ubwo abigomeka barigomeka, bigometse bakora bica Abanyarwanda, bisha Abanyarwanda. Ubwo byabaye ngombwa ko tuza gutabara abo Banyarwanda bari kurengana, ariyo mpamvu ubona twabaye guca. Ubwo njyewe abanyamurenge baramfashe, bafashe amashuri twari turi abana nka 300, barabafata bageze mu myaka 15, 13. Ubwo baratuzana, turagenda tugera ahantu bita za Rutiba. Tugeze Rutiba tugera ahantu bita za Mashango, kuko narahize nyine. Ubwo baratuzana mu gikuyu cya Gasuku, mu gikuyu cya Gasuku iriya za Tongo. Ubwo tugeze za Tongo, ubwo baratuzana batwambutsa aho bita Igikuku. Igikuku naho batwambutsa batuzana muri Ekwateri, ariko twagendaga nijoro. Ubwo nijoro ku manywa baduhishaga mu mashamba, noneho nijoro tugakomeza tukaza. Noneho nta modoka yahabaga, nta niki. Ubwo nyine turaza, badutoreza hariya za Bunagana. Twavuye za Bunagana batujana aho bita mu Karere, hafi yo mu Mutara. Ubwo ariko urugambi naha rwari ruhinanye, rwari rukomeye. Ubwo noneho twavuye aho ngaho, twavuye mu Karere batuzana aho bita muri Shonga, batwambika inifomu. Dutangira kujya tugenda dusigara aho bagiye barafata. Noneho babonye tumaze gukamirika, niho twagiye za Gitaramo, dukubita umwanzi za Gitaramo. Ubu ni batwitaga ba Kadogo, twatwaraga imbunda igakora ku butaka. Ubwo noneho turagenda tugeze za Gise, bambe turira za Ntebe y'Ingwe aho bita za Gihira. Tugeze za Gihira tubirinduka inyuma, tugwa aho bita mu Bigogwe. Turamanuka turagenda tugwa aho bita mu Gisa. Turagenda n'ubundi tugera mu mujyi. Abantu bose bari barahunze, ariko twagenda dusubiza Abanyarwanda inyuma. Ati muhumure, ntago twe turi abademokarasi, ntago twica, ntago turi nk'aba ngaba bari kugenda bica abaturage. So urwo nirwo rugendo wenda wibuka rwari rukomeye kuri wowe mu rugendo rwose wanyuzemo. Hagati aha ngaha rero akanya ni urugero rwiza rw'umuntu wawitangiye igihugu. Ubwo niko gutangira igisirikare mbese muri make. Urugendo rwo gutangira igihugu nirwo rugendo wenda rwo gutangira igisirikare no kwitangira igihugu byari bitangiye. Nirwo rugendo nyine urukugaruka mu maso cyangwa se mu mutwe akenshi. Hanyuma nyine Felicien burya tunaganira, ariko tujye tunasiga message. Hari benshi bakibyiruka, hari benshi bakiri mu gihugu bifuza gukorera igihugu. Tuvuge ati kuba umusirikare nyawe bisaba iki? Ubundi kuba umusirikare ukomeye, ufite umutima ukomeye, wakwitangira igihugu nk'uko byagiye bikorwa, mwagiye mubikora, bisaba iki? Bisaba umutima umeze gute? Basaba umutima ukomeye, kandi bisaba kuvuga ngo kurengera Abanyarwanda. Naho uvuze ngo umusirikare, bisaba umutima ukomeye, kuko ubu ushatse icyo wahemba umusirikare ntago wakibona. Kuko umusirikare niwe musingi w'igihugu, niwe ucunga umutekano, niwe musingi w'igihugu, kuko acunga abaturage, agacunga n'umwanzi ugomba kwangiriza abaturage. Ubwo rero byageze aho mu gihe cyo kwambuka
mu gihe cyo kwambuka muri Kongo tuyagucyura ba bantu bari barajanye muri Kongo nk'ingwate nyine kwakunda abantu barahungaga bakajya muri Kongo. Turavuga ati muri Abanyarwanda mugaruke nta kibazo, muri Abanyarwanda natwe turi Abanyarwanda, mwisange twese turi Abanyarwanda. Naho iyi ngoma yo kwica igitugu yo kugenda yica abaturage ntago yavuyeho. So hanyuma Felicien nibyo nibushize twanabigarutseho, twabiganiriye abantu bakuri iki kiganiro barakibonye ibyo byose byagiye bigenda no kugira ngo aka kanya umeze gutya muri buno buzima. Hanyuma rero hari abantu se byibuze hari amazina amwe namwe wowe wibuka ku giti cyawe washobora kuba wenda nabo bari hirya no hino mu gihugu cyangwa se no ku isi uri gutekereza ushobora kuba wenda wibuka? Nge ndibuka ba Kennedy, ariko abo ngabo ntago twahanukiye rimwe mu ndege. Indege twewe yavuye i Kigali, ubwo aduhaye yari yaje n'ubundi. Ubwo indege ivuye i Kigali itujanye aho bita Karemi bayita Rwanda. Ubwo iyo twabiganiyeho ubusize. Yes, hanyuma rero mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo mu mwanya Felicien nimba yatangiye no kukwica, hari akavura ahangaha, atubwire mu rugo babyifashe bite, nagira na message atanga, agira n'icyo yisabira abantu, kuko ngewe icyo nasaba abantu mu by'ukuri nuko twahuze ibiganza twagiye cyo dufasha Felicien dubwa kangahe dukoranye ikiganiro kugira ngo tugire icyo tumufasha, ubushobozi bwose waba ufite bwagira icyo butanga tuhurije hamwe. Imbere ya Felicien turayishyiraho hasi, iri muri mobile money, ariko ahangaha afite icyo agiye kubasangiza cyane kugira ngo dusoze ikiganiro. Felicien, mu rugo bimeze bite mu buryo burambuye? Ubuzima bwawe wowe ubwawe bumeze gute? Niki wigiye ku buzima? Ubuzima bwanjye ngewe ni ukubona nta mibereho mfite. Imibereho yanjye urabona ukuntu umeze, ni ukuvuga ngo mba nanyweye ibinini, ariko mu mibereho y'icyo kurya ntacyo mbona. Ubwo iyo nanyweye ibinini biba bisaba ngo mbone n'ako gakoma cyangwa n'ibyo kurya kugira ngo ibi binini bimvemo. Noneho ikindi, umugore aba yagiye gushakisha imibereho, none ubu ngubu amaze umunsi atangeraho. Ubwo ngewe ngaburirwaga n'abo ngabo bo mu bitaro hano ubona. Ubwo ngubwo kuba waje kundeba hano mu bitaro uko meze, ni uku nguku uri kubona ameze. Noneho ikindi, ubwo abagira imbabazi zo gufasha bamfasha wenda nkajya mbona uburyo mbaho. Imbabazi impuhwe z'Abanyarwanda zose, Abanyarwanda nibo bagomba kumfasha kuko nta yindi mibereho nabona. Ni uko mbayeho. Aka kanya ugiye gutanga experience y'ubuzima, wavuga ubuzima ni ikihe gisobanuro wabuha? Ubuzima busobanura iki kuri wowe? Ubuzima nta mibereho ngewe nabona bambe mfite, kuko mpora ndwaye buri munsi mu mibereho yanjye. Mbese nuko icyo nasangiza abantu bari kumbona, ni ukuvuga ngo nta bushobozi mfite. Mbese muri makeya ni uko abantu bakorera Imana n'abandi bizera Imana bajya bamfasha kugira ngo mbone uko mbaho, kugira ngo mbone ubuzima bwanjye, kuko ubuzima bwanjye ubu narabuhebye. Naravuze ati mbese isaha n'isaha igihe nari nava mu mubiri bagumye bagwana n'ubwo rugamba nabo. Ese Felicien, wenda ikibazo cy'amasiko, iyo urebye ubuzima urimo ukareba ukuntu uhangana n'ubuzima nabwo byaranze bimeze gutyo,
ariko ujya wicuza kuba wenda waranyuze mu gisirikare cyangwa kuba warabaye umusirikare? Ngewe mu kwicuza ntabwo nakwicuza kuko naharaniye Abanyarwanda kugira babone imibereho, babone umutekano no kubaho. Niyo nagenda ndi umwe Abanyarwanda bakabaho, bazahora bavuga ngo iriya ni intwari yaguye ku rugamba cyangwa yaguye iharanira Abanyarwanda. Igisubizo cyiza, natekereza ko nyine nicyo kigaragaza umusirikare, umunyagihugu, ukunda igihugu, umunyamutima, umupatriote. Urugamba rwose wanyuramo, yaba urw'ubuzima, yaba urw'amasasu, yaba urw'iki, ugomba guhagarara ku nshingano zawe ndetse no ku mutima ukomeye urwanira aba uri kurwanira. Ndabigushimiye kugira igisubizo cyiza umpaye. Hanyuma rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro twajyanye gitoya. Nabikubwiye gahunda twari tugamije no kugira ngo tumenye ese ubuvugizi twakoze aricyo bwatanze mu bantu, hari cyahindutse. Uko ndi kubibona nta kirahinduka, ahubwo byagiye byiyongera, bisa nkaho kigaragaza ibibazo bikomeye. So rero soza ugira inama uhereza urubyiruko, ugira inama uhereza abo wasize inyuma, ugira inama utanga mu Banyarwanda muri rusange badukurikiye muri kano kanya cyangwa batwumva rero bose mu rurimi turi kuvuga. Icyo nabwira urubyiruko ni uko rwaharanira umutekano, kuko ngewe urabona ko ndi kuvamo, navuyemo kandi n'ubuzima bwanjye ni bukeya. N'ubu ngubu ngomba kwibuka ubuzima bwanjye bwagiye ntakibaho cyangwa ndiho kubera ubuzima bwanjye mfite. Urabona uko meze, ni ukuvuga ngo n'abandi Banyarwanda bo hirya baharanira umutekano, baharanira Abanyarwanda bagenzi babo. Yego. Reka dusoze, nimero yawe urongera wiyibutse, tuyishyire hano hasi nanone tuyivuge mu magambo. Ni 078 36 78 0 50. Yes. Iyo niyo nimero yawe ndayishyira hasi ya kino kiganiro. Ikindi uramutse utamubonye kuri telefone bijya bibaho bitewe n'aho atuye cyangwa se yanazimye yavuye kuri rezo, ushobora no kunyuraho nanjye ubwanjye namugezaho ubutumwa, namugezaho ubutumwa, tukaba twafatanyiriza hamwe nk'abantu dukunda igihugu cyacu, nk'abantu dushimira umuntu wakitangiye, nk'abantu tugira umutima ukunze, tukaba twafasha Felicien. Reka rero mbashimire, yari Jado tuyishime. Felicien ndagushimiye, komeza kwihangana kandi wikomeze wikwiheba, ubuzima buracyariho ndetse haracyari n'ibyiringiro. Murakoze. Sawa rero urwari bukira? Yego, ngiye nsubiye ku bitaro buriya, ngiye nsubiye mu gitanda ngiye kuryama. Sawa, komera. Yego, murakoze. Kandi nshimira n'abandi Banyarwanda, nshimira na Perezida wa Repubulika waduhaye amazu, akubakira abamugariye ku rugamba. Nshimira na komisiyo itwitaho mu buzima bwa buri munsi nawe, kandi ngushimira kuko waje kutureba hano mu bitaro aho turwariye. Felicien, sangaho komera, bye. Sawa, murakoze. Yego, nawe urakoze.